turafatikanya n'abagenzi baje gusoma kuko nifuje gusoma ahantu nk'hatatu. Turasoma ijambo ryanditswe mu rwandiko rwa Timoteyo rwa 2, ibice ni 2 n'umurongo wa 19. Ni hajya umuyobozi wacu nanone yasomye nahirongera basome kuko iri jambo riri muri gahunda y'iteraniro ryacu. Wenda abantu babonye ubutumire bw'iteraniro ryacu, murashobora kuba mwarabonye wenda rino jambo rihanditse bishaka kuvuga kuko ariyo nsanganyamatsiko y'iteraniro ryacu. Niyo mpamvu twongera kubisoma n'ejo, wenda n'abandi bazongera barisome, rizakomeza rigaruke kuko Imana yaduhaye muri iteraniro. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2, ibice ni 2 n'umurongo wa 19. Nidusoza mwene data Pastor Nehemiya aramfasha gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, ibice 2 n'umurongo wa 20, asoza wa 21. Nasoza Pastor Yakobo araza kudufasha gusoma nanone mu rwandiko rwa Petero rwa 1, ibice 2 n'umurongo wa 4. Nubwo dusa n'abagiye gusoma henshi, ariko ndahafata ijambo rimwe kandi wenda ritaza kuba rirerire cyane. Nimba rero twahabonye aho ngaho mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, haravuga ngo ibice 2 n'umurongo wa 19, haravuga ngo wa 20, arasoza umurongo wa 21. Haravuga ngo kuko mubatswe gufite n'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu niwe buye ikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranyijwe neza yakura uri urusengero rwera mu Mwami Yesu. Amen. Amen. Pastor nadusomera hariya mu rwandiko rwa Petero rwa 1, ibice 2 n'umurongo wa 4, ni umurongo w'inasoma. Nawavuga ngo ni mumwegere n'ubuye rizima byanzwe n'abantu, ariko Imana yaratoranije ry'igiciro cyinshi. Amen. Amen. Nubwo wenda tubona gina amasaha yatameze nk'ahayagenda, ariko ngize ngo mu mwanya mfite wenda hari mbanze gutanga n'abashimwe mu kanya gatoya. Niko numva twafite amagambo menshi yo kuvuga kuko gushimira Imana kuba mwene data representa hano, ariko umwanya wacu ni mutoya. Gusa nzanezezwa n'Imana kuko Imana isimenya ibyo abantu bibwira, ikamenya ibyo abantu batekereza, ikamenya ibyo abantu bagambiriye, naho wenda hari tutabisohoresha amagambo mu kubivuga, ariko Imana tuba twaye kubibwira mu bitekerezo byacu. Mwene data yararwaye nk'uko mubizi, indwara y'ibira tukanga cyane kandi ayirwara iminsi itari mikeya, aja mu mavuriro kenshi, akagaruka bakavuga ngo bizakize byakiyemo. Biri mu mpamvu zatumye duhindura iteraniro ryacu ryari kuzabera muvira murabizi, bituma tuvuga ngo kubera impamvu ziwe zo kurwara kwiwe tuzarihindure iteraniro ribere hano. Ariko dushimira Imana kuko Imana yakujije tukabana nabo mu iteraniro ari muzima. Haleluya. Twebwe mu kurihindura twariko tuvuga ngo turizane hano kugira ngo tubigusanishe mu ndwara, kandi twariko tuvuga tuti azoba arwaye ase yihangana, ariko dushimira Imana kuko dusanze yarakize. Imana ikaba yaratugaruriye kuko twumvise yageze hari hagoye cyane, ariko mu gihe yakize akaba yakize uyu munsi. Tuzamurira Imana twese tubariyo, tuzamuye amaboko yacu. Haleluya. Rero Imana yumve ko twishimiye, n'umuntu wese utazabasha kuvuga, turizera kuko mu mutima wiwe yuzuye amashimwe. Aya magambo tumaze gusoma
natekereje ko ndaganira mu ijambo rivuga ngo ibuye rikomeza imfuruka, ibuye rikomeza imfuruka. Imfuruka ni bene hariya urahabona, ibuye rikomeza imfuruka. Ndagira ngo turabana cyane. Tugiye gutekereza kuri iri jambo, Imana nizime n'ibyo kurya bikwiriye abantu, kandi Imana nizime n'ibyo abantu. Imana tuyifata nk'umubyeyi wacu, Imana ni protokole wacu, Imana ifite ikadutekera, Imana ikatuzanira ikatugaburira, Imana ikaduhereza tukarya tugahaga tugafata. Buriya rero umubyeyi ni ubusume n'ibyo agomba kugaburira umuryango wiwe. Iri jambo ryaje mu mwanya waryo, aho twari ko tuvugana n'abantu twese ko tugiye ku iteraniro. Ni irihe jambo dutekereza ko tugomba kuzagira n'izanganyamatsiko y'ibiterane cyacu. Haza ijambo rivuga ngo, kandi n'umubaza tugira igitekerezo twese turabyemera turabishingira. Haza ijambo rivuga ngo tuzaganira, ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahanitse. Haleluya. Niyo mpamvu mwumvise umuyobozi wacu ariko yasomye, naje nongeye kurisoma. Ejo bundi tuzahakuza zagisoma, habe n'ubwo bokongera kumubwira ku munsi we umusubire no kongera akagisoma, kuko ijambo ry'Imana ni umugozi muremure uzura utazureka ntuzukikira, wongera ngo rikurikirane neza rigera kure. Haleluya. Niyo mpamvu mvuze ko ni ijambo rigize insanganyamatsiko cyangwa teme mu mvugo tumenyereye kuvuga. Iteme y'umutano wacu ni ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahanitse. Ariko jewe ndiyatekereza kuri iri jambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahanitse, hari icyo numvise cyahise biza. Nahise numva haje ijambo rivuga ngo ibuye rikomeza imfuruka. Haleluya. Haleluya. Ibuye rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga ko urufatiro n'umusingi. Urufatiro rugizwe n'ibintu byinshi, urufatiro rugizwe n'amabuye menshi kandi y'uburyo bwinshi. Ariko muri ayo mabuye yose agize urufatiro, nayo afatiye kuri ibuye rimwe. Muri ko murabyumva? Ayo mabuye yose mpaye mvuga agize urufatiro rw'inzu. Ndabitanga mu rugero rw'inzu wenda hari tubashe kubyumva. Muri ko murabona igisiga gihagaze n'abatarabubatsi, ariko kuko murabona ko ihagaze kandi yubatse kandi ikomeye kandi imeze neza kandi ifite imbaraga. Ibashije kwikorera ibyuma muhaye kubona, ikabasha kwikorera n'ariya mabati muhaye kubona. Ndatekereza ko uyirebeje n'amaso ni inzu yirindiwe kuko ikomeye. Ariko imbaraga zikomeje inzu muhaye kubona imeze gute? Imbaraga zikomeje ziri mu rufatiro rwayo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ihagaze ku mbaraga zitagaragara, ihagaze ku mbaraga zibanga, ihagaze ku mbaraga zihambye, ihagaze ku mbaraga ziri mu buzima. Nicyo mbagira ngo mvuge ko twumve ko hari urufatiro rw'Imana rugihagaze, aho utekereza ngo none ntiruhagaze, naho ni urufatiro rw'ibanga rukiza abantu ariko rurahagaze. Haleluya. Uwogira ngo atekereze rino jambo mu buryo bwagutse, Imana ikagufasha kuryumva no kurihishura ukarisobanukirwa, umuntu yogenda ashize ijosi nka Eliya bawundi bamaze kuturirimbira. Hari umunsi umwe Eliya ngo yigeze kugira intege nkeya yarembye, arahunga. Murabizi, singiye kuvuga amagambo ya Eliya. Iyo yashikagiriye mu butayu yari yahungiye, ngo amare gushika ngo atangira gushinja Isiraheli ubugome,
atangira kubashikiriza ibyago ngo bakoze ngo hayagenda avuga ngo bishe abahanuzi ngo barabarenganya ati habe naje ahangaha ni naje bariko barambwiga ko baragenza ubugingo bwaje ngo banice ati none Imana urebe bariya Bisiraheli ndetse nije musigaye je nyine habe nanje dore nahuze ko barajyaga ngo banice. Bibiliya ivuga ngo Imana aramubwira ngo je uzibona hataboneka. Haleluya. Ngo haracyari abantu urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Imana ifasha. Amen. Ati je uzibona ngo Imana igira yemera toya Yesu wowe wenyine ngo haracyari ibintu birindwi bicyanditse ku rufatiro rwanje ko biyari Isiraheli. Ndiko ndashaka ngo tuze twigire hino twumvire ijambo neza mu buryo bwumvikana. Ijambo rivuga ngo imbaraga z'izu zituma abantu bizera ko zikomeye bakizera ko zihagaze habe nubwo umushitsi woza nubwo ibihenderero yikubitaho nubwo ibihuta by'ibiyaga byose bikayikubitaho. Yesu yavuze ijambo mu nyigisho ziwe aravuga ati mureke bakiruka nigira mwumve ngo hari abantu babiri bagiye kubaka amazu batekereza ko bagomba kubaka bomba ariko ndafite gusa umwe bakamunyabwenge uwundi akabiki akaba mu gifungo kamupfa. Ndavuga gusiga abagore b'abanyabwenge w'abanyabwenge bagiye kubaka ngo atekereza ko agomba kubanza gusiziriza inzu yiwe agiye kubaka. Arasiza ngo amare gusiza ngo aracukura arimba. Ndibaza ko abantu cyane batuye ko mu bigi murabizi iyo usanga bahaye bategura inyubako muzamubona barakira imyobo miremire sibyo ngo arangize ngo azajya ngo babuye y'urufatiro ngo ashira muri ya myobo amaze ngo barangize bamusingira urufatiro ngo yubaka inzu yiwe ngo arayuzuza ngo abwire imvura ngo ngwino yikubiteho abwira ngo umuyaga ngo ngwino yikubiteho abwira ngo ibisibaguzi byose ngo nibize biyikubiteho ngo biraza bifite isuri n'imbaraga ngo biyikubita ariko yazirahagara. Aza kuvuga ijambo ngo se byatewe n'iki ngo byatewe n'uko imbaraga za ya nzu zari gufata. Haleluya. Yesu aje kuvuga ijambo hari n'inyigisho yarashatse kwigisha abantu. Yesu akagira ngo babwire abantu ko ari we rufatiro ngo yaragiye kuvuga ko Imana itekereza kureka itorero, Imana itekereza kubaka itorero, Imana itekereza kubyara itorero, Imana ishaka kuba itorero ni umurimo w'Imana. Itorero ryo tuza turikura mu bindi. Niba hari ibindi dutekereza ko n'ibyo abantu hari umwanditsi wavuze neza aravuga ngo hari amagambo atatu Yesu yavuze ku itorero undi muntu adashobora kuyavugaho, undi muntu adashobora kurivugaho. Aravuga ngo ijambo rya mbere Yesu yavuze ku itorero ngo yari ryubatse wenyine. Ijambo rya kabiri ngo arongera ryiyubakaho ubwe. Murabyumva? Arongera kandi ngo ryiyubakaho ubwe. Ngo ijambo rya gatatu ngo arigira umutungo wiwe bwite. Ndiko ndagira ngo twumve ko nikomeje kuvuga itorero ndagira ngo tubyumve ko ari ikintu cy'Imana cy'umwihariko kuvuga ngo speciale ku Mana. Yesu yaragiye kuvuga ngo Imana itekereza kubaka itorero ngo yatekereze kurisiziriza ngo iravuga ngo kugira ngo rizakomere rizahagarare rikomere ngo kwiriye kubaza agahamba ngo amabuye y'ifatiro rwayo. Izi nyigisho bavuga murazumva cyane ngo kwiriye kubaza agahamba amabuye y'ifatiro. Arabanza ngo acukura ibuye ry'urufatiro. Navuze ngo ndavuga ibuye rikomeza ifuka ngo aracukura ngo arangize gucukura ngo asanga ngo ibuye rikomeza ifuka ngo ararihamba. Ni ukuvuga ngo bwa bundi Yesu yari kuhamba baje kumushyira muri ya mva yari kwagoshowe mu rutare ni ibuye ry'urufatiro ryari ko rihamba ariko rikomeza ifuka. Imana ifashe. Amen. None itorero ry'Imana rirubatse kandi ryubatse kuri hari
isizike hata mvua inyeshe itatu. Haleluya. Impamvu itorero ry'Imana rikomera ni iyihe? Nuko itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro. Nukuvuga ngo inzu yose idafite ibuye rikomeza ifuruka. Ibuye rikomeza ifuruka ni ibuye ritoranywa, ni ibuye ritoranywa, ni ibuye ribazwa, ni ibuye ritunganywa, ni ibuye ritegurwa. Kimutekereza ngo ni buri buye wose gusanga ahangaha ngo barijane hariya rikomeza ifuruka. Nukuvuga ngo ibuye rikomeza ifuruka ikindi Kinyarwanda kivuga ngo mu Kiswahili bivuga ngo ni jiwe la pembeni. Jiwe la pembeni ntiutekereza ngo pembeni y'iruhande. Oya, ni ibuye ryo mu pembeni katika mapembe. Nukuvuga ngo ni ibuye rihuza roya rusika ligahuza n'ibintu. Niyo mpamvu Paulo yavuze mu Efeso aravuga ngo nawe ngo ni ibuye ngo rizatuma kwinyuma kwiteranwa neza ngo kandi gakura neza kandi gakomera. Haleluya. Narigiye kubabwira ngo inzu idafite ririya buye rikomeza ifuruka itanyaguka no kwakuri umwenda ushaka izirekura mugasanga yarekuye ikibambazi kimwe cyagaranye cyane hiriya byanaba ngombwa kikarinduka kikikubita hasi ugasanga ikindi kibazo ukundi. Impamvu zabyo ni iki? Nta buye rikomeza ifuruka iyo nzu yari ifite. Imana idufashe. Amen. None Yesu niwe buye rikomeza ifuruka. Reka bihere mu Isiraheli kugira ngo twumve neza iri jambo kandi umwigisha ngo nije njyenyine ntawe umwigisha. Dawudi yagize imigambi yo kubakira Imana urusengero. Arabitekereza umunsi umwe bizivuye ngo yaricaye mu nzu yiwe, yaramaze kubaka mu nzu yiwe, ngo yicaye ku ntebe zayo, yari inzigo y'ibitabashwa, ngo yari yarayubakishije ngo imyerezi y'ireba none. Ni ukuvuga ngo byari ibiti by'ikarite bikomeye. Umunsi umwe yicaye muri ya nzu yiwe ngo umutima we uramukubita. Abantu bagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, abantu bagira ishyaka ry'inzu y'Imana, n'abantu bose batekereza inzu y'Imana n'itorero bagira ikintu kiza kibakubita. Haleluya. Dawudi umutima uramukubita ngo uramuhana, ngo uramubwira ngo ariko ngo nigute waba mu nzu yawe y'ibitabashwa bimeze gutya, ngo naho Imana isanduku y'isezerano y'Abisiraheli ryaserukiraga Imana mu Bisiraheli ngo rikaba mu ihema, ngo none afata umwanzuro wereka cyagenda kuri Imana urusengero. Ndashaka kuvuga iryo jambo aho ngaho kugira ngo tubashe kubyumva neza ingene Kristo ari we buye ry'urufatiro kandi igihe rikomeza ifuruka. Haleluya. Nijoro nyine abantu barataramye baraye bicaye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo mugerageze ko kwikomeza nyine no nuko mumwe kabagerageza kwikomeza nuko bigoye. Yaba hari akazi benshi umuntu nazaje gusinzira abayamu abe ngayasoma rero amazi yahana none ni yahandi takonje. Dawudi wamara gutekereza ibyo ngibyo ndiko ndibuta ngo ngere ku rusengero, ngo agihaye abitekereza umuhanuzi ngo araza aramubwira ngo iryo jambo watekereje ni neza, watekereje neza kubakira Imana urusengero, ngo ariko nta mwanya ufite, ngo nyamara umwana wawe uzi mu bwami bwawe kandi unganira, ngo nzamubera se n'abamera umwana ngo niwe uzabakira urusengero. Imana idufashe. Ngo buke Salomo arakura, igihe Salomo gusa yaburaga ari uzaba umwana mu bwami bwa se, ngo amubwira amagambo, amuraga amagambo ane Bibiliya ivuga neza muri Samweli, ngo amuraga amagambo ane akomeye, ngo aramubwira ngo ijambo rya mbere ngo uzibuke Imana ya so aba ariyo Mana uzakorera. Imana idufashe. Uzibuke Imana ya so yonyine ngo aba ariyo Mana uzakorera. Ngo ijambo rya kabiri aramubwira ati kandi ngo uzibuke abari abanzi banje uzabitwareho neza, bashobora kuzaba abanzi bawe nabo uzamenye abanzi bacu mu bwabo. Ijambo rya gatatu ngo aramubwira ngo uzibuke n'abarabakuzi bacu n'abadukunda, ngo cyane cyane umugabo witwa ngo Barisirayi, ngo wari warigeze kwigura umwami akazamugemurira mu ishyamba igihe Dawudi yari yarahunze ubwami bwaragiye mu ishyamba. Ati uwo mugabo uzamwibuke ngo n'urubyaro rw'uwe n'abana biwe ngo uzabagirire neza. Ngo ijambo rya kane
ngo ntukibagire kubakira Imana urusengero. Ndagira ko murabyumva ngo uzibuke uzubakira Imana ya so urusengero. Ababwira ko yabitekereje bitakuze atari ko wowe Imana yakuze mu jambo ngo niyo uzayubakira. None igihe nigishika uzayubakire urusengero. Biratinda ngo buce Salomo umwami, ngo buce Salomo amaze kuba umwami, ngo aravuga ngo reka ngira nubakira Imana urusengero. Mu Israheli bari batuye hakaba ngo nta biti bihaba byiza, hakaba nta mabuye haba meza. Atuma ku mwami witwa ngo ni Hiramu w'abanyamahanga, umwami w'Itiro. Icyo ni igihugu cy'abanyamahanga. Amutuma ngo aravuga ati natekereje kubakira Imana urusengero, ariko kandi nta biti bishobora kuboneka muri iki gihugu. None ndagusaba ntize umbereze ibiti, umbereze n'amabuye meza yatunganyirijwe mu ruganda, kuko aho ngaho muri abo bantu bitira muri Sidoni ngo bagiraga abagabo babeshi, abahanga bo kubaka, bakareba amabuye bakayategura bakayasongora, ayandi bakayagira gute. Ati none bazabinkorere nibimara bize biza biciye mu bwato, nibigera ku ngombe y'i Yerusalemu bisingire nubakishirizemo Imana urusengero. Hiramu ngo arabyemera ngo aravuga ati sawa nzabigukorera. Hiramu ngo arabikora, bakora icyo bita ngo ni defi, barabitegura mu nyandiko, baravuga ngo iyo nzu izubakwa n'ibiti bingana gutya, iyo nzu izubakwa n'amabuye angana gutya, iyo nzu izubakwa n'ibintu bingana gutya, iyo nzu igomba kuzasakarwa n'imbaho zingana gutya. Barabitegura byose ngo barangize. Hiramu ngo arabyohereza Dawudi i Yerusalemu ngo bazubakire Imana yabo urusengero. Haleluya, haleluya. Ngo baragenda baza kubitega ku ngombe y'uruzi, biraza ngo byari bije mu mato, ngo bamare kubishira ahandi, ngo barabizana. Abo bose barabyakira, nahise ngo barayiteguye ko bazayubaka. Inzuga za Kristo ngo ntibwire ngo nizazindi zibari za ruguru, baza izayubakirwa ku ikaratasi garagirira aho ngaho. Abo bose bari kubaka ya nzu, cyabundi buhanga bwabo bashiragamo kuko amabuye yasaga biriya yaratunganirijwe mu nganzo. Niko Bibiliya ivuga ngo mwiyubakwa ry'iyo nzu ngo ntiwumvikanye ikintu cy'icyuma cyangwa ikintu gisakuza cyangwa ikintu cy'inyundo, kuko byasaga biriya byarateguwe byose. Kwari ugushika bagakubitaho, nuko gusa kwari ugushika bamara gushika niba ribuye rikaza rifite mugenzi waryo bizahura, niba igiti kikaza gifite mugenzi wacyo bisegerana. Ni ukuvuga ngo byasaga biriya biteguwe byaratunganijwe byarapanzwe. Haleluya, haleluya. Ni mu mugani w'itorero ry'Imana. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana ritunganirizwa mu isi, ariko rizaboneka ko ari inyubako yuzuye rigeze mu gihe. Haleluya, haleluya. Iyo mpamvu bayigira ngo babwire ngo muri iyo nyubako y'iyo nzu cyangwa kumvikana urusaku no gusakuza n'ibyuma bivuga. Oya ye, icyo biratunganirizwa. Ntuzazibona abantu bariko barirega, abantu bariko baratanga amasadaka, abantu bariko baragaragara gute. Ni ukuvuga ngo ni ibiti bihaye bitunganywa, ngo nibimara gushika mu gihugu bizahinduka urusengero rwuzuye. Imana idufashe, amen. Ngo muri ya mabuye yari yaje, abantu bagira amaryo, ngo bose baravuga batoya yari ubuye ntawe, batiri ubuye ntawe bareba mu buye rimwe, ntabwo bashiramo amazi, bati ngo bareba ubuye rimwe, ngo baravuga batiri ubuye ntawe, batiri ubuye ni uko Bibiliya ivuga ngo ni ibuye ngo ridafite imbaraga, ngo ni igishyogombo ni ibuye ridakomeye. Murabyumva igiye kumera nk'impumyi. Bati none ni urireke mu byago, ngo niwe buye ryazwe n'abo basariko ku Mana ryaratoranije. Haleluya, haleluya. Yesu niwe buye ryazwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranije. Rya buye ryageze i Yerusalemu, abubatsi bakaryanga bakarita, inzuki zuzura muzakomera. Bazagerageza badandikanye, bazazana iby'iyindi byingi kibisahura, kuko ibuye rikomeza imfuruka baryanze. Imana idufashe, amen. Ngo niwe buye ryazwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranije. Naho byavuye, naho ijambo ryavuye, ngo niwe buye ryazwe n'abubatsi, ku Mana ryaratoranije. Ni ukuvuga ngo ryari ryabuye ryazwe n'abantu, ariko iriya kwa Hiramu ryaratoranijwe, ryarateguwe, riremerwa, ryoherezwa mu yandi mabuye. Kandi umwanya waryo wari ukwiriye kuba umwanya wo gukomeza imfuruka, ngo izahurizwemo impande zombi. Ni ukuvuga ngo urusikana ruri
none Yesu tutamubwira ibuye rikomeza imfuruka tuzakomera. Niwe buye rizima ryazwe n'abubatsi ko Mana yaratoranijwe. Ngo barazabwira Imana ngo babwira Salomo bati inzu yahagaze sinzi ko byagenze kubera iki bati habuze ikintu kimwe habuze ibuye rimwe rikomeza imfuruka kuko twarangije ziriya kuta na ziriya atari ko hari ahantu hamwe bitokunda ibuye ryaho ntari ntaryo bohereje bati ntaryo bohereje. Ngo umwami ngo arongera hamagara Hiramu atuma kuri Hiramu ati yewe Hiramu uzagerageze hari ibuye rimwe ngo ritabonetse ritaje none uzaryohereza inzu yaradindiye inzu ntiyayuzura kubera ko habuze ibuye ryaho mu mwanya waho umwanya ni vide. Hiramu baragenda ngo reba mu bintu byiwe aho bandikaga ibyo aho bakoraga ibintu agize evangeli y'ibintu bohereje ngo aravuga to yari uzashakira iyo bintu byose ndara. Haleluya. Ngo Salomo arazabwira abagaragu batemewe ko bavuze ngo amabuye yose yaraje none n'ibite byagenze. Ngo baravuga bati cyako hari ibuye rimwe twazi. Haleluya. Sinzi iyo byagiye ariko twararyanze tubona ntangiye rirakomeye ritagomba kuja hariya aho timugerageze murishaka. Ngo baragenda baje kurireba basanga yarakwiriye ngo ibifatangwa n'ibishumbu n'ibishugi bararitora barongera kandi bararihungura bararibaza baritunganya ngo barikubita amaze gusimuza. Haleluya. Narije kubabwira ngo Yesu ni mu byazwe n'abubatsi ariko ku Mana yaratoranijwe. Niba tuhaye tuvuga ngo urufatiro rw'Imana rwacyahagaze ese ruhagaze hehe? Nukuvuga ngo ruhagaze ku ibuye rikomeza imfuruka. Imana idufashe. Mu mazina ya Yesu muri Bibiliya iryo zina ry'ibuye ni iryiwe. Hariya mu gitabo cya Kubara Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo uzabisanga mu gitabo cya Kubara ibice 20 n'umurongo wa kangahe uzongera usane kandi mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ngira ngo ibice 10 n'umurongo wa 4 avuga hejuru y'urutare rwajanaga n'Abisirayeli mu butayu habaho ibuye hakongera hakabaho n'urutare. Ibyo bintu byumve neza ni ukuvuga ngo ibuye twebwe turi amabuye ariko amabuye yubatswe ku rutare. Amabuye yubatswe ku rutare ni ukuvuga ngo urutare ni ibuye ringana n'iki kintu ridashobora gushyingurwa, ni ibuye ringana n'iki kintu ritohirwa. Ibuye ni akantu gato ishobora gutora kagakora ibintu bikomeye gusa ko Dawudi yatoye ibuye yica Goliyati. Muzamutekereze ngo ni irindi ibuye ni umwami Yesu yateye Goliyati. Haleluya. Dawudi mu buryo bwa Imana no mu buryo bwa kiroho ni umwami Yesu yateye Goliyati yica Goliyati adesha Goliyati. Hano twavuze ijambo ryiza bayibye baravuga ngo inkota turayifite ni ijambo ry'Imana ngo niyo yaneshereje ba Dawudi na ba Gideyoni na bande ngo mu bihe bya mbere ingabo yitwa kwizera Imana ngo azajye ngo natwe nizadukingira niba twiringiye Yesu. Amen. Haleluya. Narije ko mu ijambo rivuga ngo haba wibuye hakongera kandi hakabaho n'igitare. Twebwe turamabuye ariko amabuye ateretse kuki? Amabuye ateretse ku gitare. Igiti nicyo kubaka ku ibuye. Oya n'igiti cyo kubaka ku ibuye. Igiti nicyo cyubaka ku ibuye. Ibuye ryubaka ku ibuye. Ngo namwe mwoko nk'amabuye mazima. Ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo aha yavuga ku mbaho Imana isaba ku itorero ryayo hari ibintu abantu bakunda kwihenda no kwibeshaho. Habe na Paulo Petero wavuze iryo jambo kugira ngo abantu batamwibeshaho. Hari amadini menshi ashaka kuvuga akavuga ngo Yesu yaravuze mu kanisa yiwe ngo azanyubaka kuri ibe ngo kuri Petero. Hari abantu bayavuga ariko Petero kugira ngo rwikure abantu batazamwihendaho niyo mpamvu yavuze ririya jambo ngo nimumwegere niwe buye rizima. Petero no umuntu uzavaho giye kubwira abantu ngo nimumwegere yemenya ngo nimutorero rizubakaho aravuga ngo je abantu banibeshaho nimumveho mumwegere niwe buye rizima ngo ryazwe n'abantu ku Mana yaratoranyije. Haleluya. Umwana kuvuga rero urufatiro rwacu n'umwami Yesu. Ndayandi magambo y'ubuhanga nibabwire n'ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana n'umwami Yesu. Urufatiro rw'itorero n'umwami Yesu. Urufatiro rwayo ngo cyahagaze ngo rwanditse ikimenyetso ku Uwiteka azaza. Imana idufashe. Amen. Abisirayeli ngo baserera mu butayu iminsi myinshi
ngo bagera ahantu ngo bahura n'inyota, niko Bibiliya ivuga ngo baranyoterwa, ngo baranyoterwa, ngo barazabwira Mose ngo baravuga bati turapfuye n'inyota, turashaka amazi, niba byokunda duhereze amazi, kandi mutayatubonera ibintu byaba nabi, turapfuye duhereze amazi. Mose ngo aragenda abibwira Imana ngo aravuga ati Isiraheli bakamesheje, Abisiraheli siko bimeze, bariko baravuga ngo ntihabonera amazi ngo baranice. Ngo Imana iramubwira ngo fata inkoni yawe yayindi wese tuje mu rwaruzi yanyanje tukura ngo numara ugenda ikubita urutare rwari inyuma yawe, ngo urutare rwabakurikirana ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo numara ugenda ikubita rwa rutare ngo urwo rutare rugadudubiza amazi ngo nibamara bamwe ngo bashire inyota. Mose ngo aragenda ngo amara gushika ngo afata ryaguye afata yango nyuma nako amaze kwikubita cya gitare, niko ndagira ngo babwire kwita gitare ari Umwami Yesu. Haleluya. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kuko ruhagaze ku gitare, ruhagaze ku rufatiro, kandi urufatiro ni Umwami Yesu. Mose ngo afata yango niwe baragenda bakubita cya gitare, ngo cya gitare kirasaduka. Imana idufashe. Cya gitare ngo kirasaduka ngo kirava kivamo amazi. Abisiraheli ngo baraza begera cya gitare ngo barabona n'imitumbi yabo barayinjira, noneho ngo bashire inyota, ngo barangize baragenda, iyo bakagera kandi ngo barongera bagira iyi nyota, ngo bamare gushika ngo bagire Mose bakubota kandi yabaye turapfuye n'inyota, none turashaka amazi. Mose ngo arongera abibwira Imana, mwumve iryo jambo. Haleluya. Mose ngo araza abibwira Imana ngo aravuga ati ba bantu kandi bashobora kugira inyota, none baravuze ngo bakeneye amazi. Ngo Imana iramubwira ngo genda ubwire igitare kirahari. Genda ubwire igitare. Ubwa mbere Imana iramubwiye ngo piga mwana, naho ubwa kabiri Imana iramubwira ngo sema na mwana, genda ubwire igitare. Haleluya. Mose kuko ari umuntu ngo arongera kandi kujya bavuze ngo wicishije ingware kwa harga ngo azaricara kumanitse, siko bavuga ngo aravuga ati akabinyere kwishi ingware y'umuntu, arongera kandi batoba yango n'akabiri ngo ashaka kugikubita, ngo agikubita ubwa mbere amazi ntiyaza, sibyo? Mose atese ko bibuze, ngo arasubira kandi ava mu ngoro bwa kabiri aragikubise, ngo Imana iramubwira ngo uracumuye, ngo ndiwereka kwera kwa jibere y'Abisiraheli kubera ijambo koze narakubwiye mu gihe gitare no ngikusubiye kabiri kubera ijambo koze tuzinjira mu gihugu cy'Kanani. Uko rero bivuga ngo yamubwira ngo kubera ijambo koze risabye yari yakoze kumana n'amategeko, ngo Imana iramubwira ngo uzakirebesha amaso tuzakirishamo kubera ijambo koze. Ibi bintu impamvu turi kubivuga ni iyihe? Ndiko ndagira ngo maze babwire ko Yesu ariwe gitare tugomba kwisunga, ariwe gitare tugomba guhagararaho, guhagarara ku rufatiro, kubaka ku rufatiro, gushinga ibirenge byacu ku rufatiro, tukubaka ku rufatiro, tukizera ko natwe dukomeye. Ngo Imana yari igiye kubwira Mose, ngo iramubwira ngo kiriya gitare cyabakurikiye mu kagihugu, abaza kumva cyane ijambo ry'Imana kandi siko bazabumva nyine. Haleluya. Ngo Imana yari igiye kubwira Mose, ngo yarubwiye ngo cya gitare cyakubiswe rimwe, cya gitare cyababajwe rimwe, cya gitare cyasadutse rimwe. Uwo ni Yesu wakubiswe rimwe, uwo ni Yesu wababajwe rimwe, uwo ni Yesu wabambwe rimwe, uwo ni Yesu wapfuye rimwe, ngo abatuboneye gucungurwa kw'iteka. None nyuma yo gukubitwa ngo noneho ntuzongera kubikubita ubwa kabiri, ngo uzaza ugenda uvugane n'urutare. Ni ukuvuga ngo Yesu ndazongera kuvuga ubwa kabiri, nuzaza wumva watendebukiwe wabuze imbaraga, uzaza uje kuvugana n'igitare. Haleluya. Uzaza uje kubwira igitare, uzaza uje kubwira igitare, igitare kiza cyumva, igitare kigira amatwi kiza cyumva. Imana idufashe.
bangu dusabira mu Baheburayo mu Makorindo niga mu biteguye pastor dusabira mu Makorindo mufu byo jambo rivuga Abakorindo ngira ngo nabambere igice cya 10 n'umurongo wa 4 niko ndekereza igice cya 10 n'umurongo wa 4 mufu havuga aravuga ngo kuko banywaga ku bitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari icyo gitare cyari Kristo. Icyo gitare cyari Kristo. Haleluya. Icyo gitare cyari Kristo. Niko ndagira ngo twumve iryo jambo rivuga kuko urufatiro rw'abizera, urufatiro rw'itorero ni Yesu. Ikimana ishaka kuri twebwe ni ukuvuga ngo duhagarare kuri urwo rufatiro, twubake kuri urwo rufatiro, abari gushinga ibirenge byacu kugira ngo tubashe gukomera, tubashe kuyimarika no gushikama. Kuyimarika ni Igiswahili ariko biravuga gushikama. Hari Pawulo y'Abakorindo ngira ngo kandi aravuga ngo ndari rufatiro rwashyizweho ngo umuntu wese abasha kubaka. Niyo mpamvu nababwiye ngo twebwe turamabuye naho Yesu ni igitare. Ijambo rya Petero, izina Petero rirasobanurwa ngo ni ibuye, na izina Petra ryo ni mu Kigiriki kuko ariya magambo asobanurwa mu Kinyarwanda hariya, ariko umwimerere w'ayo magambo akomoka mu Kigiriki. Harimo amazina abiri cyangwa amagambo abiri, harimo iryo bita ngo ni Petra, hakaba n'irindi bita ngo ni Petrus. Iryo jambo Petrus rirasobanurwa ngo ni ibuye ritoya, naho Petra ni ijambo risobanura igitare ibuye rinini. Byari bivuze Petero bikavuga na Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo duhagarare mu rutare. Duhagarare ku rutare, twubake ku rutare, niwe buye rikomeza ivuka. Ryazwe n'abantu ku Mana ryaratoranijwe. Niwe buye rizima ryazwe n'abantu ku Mana ryaratoranijwe. Yesu yabaze kuvuga ngo isi buzwe n'abantu babanze. Bakamwita yandi mazina. Umwana wa Mariya, umwana w'umubaji. Bashikime ntitubazi n'abene se n'abene ntitubazi. Nusoma mu Jiri hari bivugwa ngo banaka umwana wacu niko bazaga bamwita kibamwemera. Byazwe n'abantu nyamara ku Mana yaratoranijwe. Ngo yari n'igiciro kinini, niwe buye n'igiciro kinini. Byazwe n'abantu ku Mana yaratoranijwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo niwe buye ryacu, niwe rufatiro rwacu, niwe buye rikomeza imfuruka. Itorero ritubase kuri we rizatanyagurika nka kwa kundi kwiki, kwa kundi kumwambara ushaje. Niko twavuze gitangira ndavuga ngo itorero inzu idafite ririya buye irarekura igatanyagurika. Nibishaka kuvuga ngo itorero ryose ritubase kuri urwo rufatiro, ridahagaze kuri urwo rufatiro, ridashingiye kuri urwo rufatiro, ridashingiye kuri urwo rufatiro, ishobora gutanyagurika kubera izihe mpamvu. Cyari rufatiro bafite, cyari rufatiro bahagazeho, cyari rufatiro bizeye. Ngira ngo babwire ko urufatiro rwacu ni ijambo ry'Imana n'Umwami Yesu. Haleluya. Yanejeje navuga nsoma mu kanyariya ijambo rivuga hejuru y'abakobwa, ni ijambo riri mu gitabo cya Mara ibice 20 ngira ngo nabibwiye amagambo ari n'abakobwa ngo batari umusaza wabo, kibabere umusaza wabo. Bakomokaga mu muryango wa Manase ngira ngo ni mwene Yosefu, ngo bakaba ari abakobwa ngo batangira ku musaza wabo. Ndacyari kugira ngo babwire ko itorero rihagaze ku ijambo, itorero rihagaze ku rufatiro, itorero ryizeye ijambo, ryishingikirije ku ijambo, ryitwaza ijambo. Ijambo ryo dutererana. Haleluya. Ijambo ryo duhemukira, ijambo ryo dusubira kuko dufite imbaraga zaho duhagaze. Abo bakobwa ngo bageze mu butayu ngo baraza basanga bose hariyo amategeko ngo yari yasohotse. Mu mategeko avuga ngo uko Abisirayeli byari bitegetse ni ukuvuga ngo umuntu natabyara umuhungu ngo gakondo yiwe izahabwe bene wabo n'umugabo wabo niwapfuye namara gupfa, ngo bazagira umugabane wiwe n'agakondo yiwe ngo bayihereze abo kwa bene wabo. Abo kwa bene wabo kugira ngo ndagira ngo abize ko bariyumva. Abo kwa bene wabo ngo abakobwa baraza ko ari batanu ngo barigera, ngo bamare gushika amazina yabo uzayasanga aho ngaho muri Bibiliya. Ngo bamare gushika baraza, ngo bamare gushika basanga Mose bagana imbere ya Mose na Aroni, ngo baravuga bati hari icyo data yapfuye
kubabwira ngo umenye ko mu gihe bari mu butayu ngo atari yaragiye mu miguguko y'abandi abantu bari barakomeye kurwanya Imana nubwo yapfuye ngo yasize ibyaha by'iyo gusa bindi ngo ariko ntiyifatikanije n'abandi n'abakorana ba Biramu bariya abantu bari barahagaze ngo barwanye Imana ngo ntiyagiye muri uwo mugogo ntiyagiye muri iyo miguguko yabo none niba yarasize adafite umuhungu ngo ni ukubera iki gakondo yiwe n'umurage we tutagomba kumuha ngo none tuje kudaha ihaki yetu niko Igiswahili kiravuga tuje kwishuza ukuri kwacu tugomba guhabwa gakondo ya data nitwe yashaye tutanaje bahumuze byavuyeho ariko tugomba guhabwa gakondo ya data ngo bose arakatana bakobwa ko bazanye ikibazo cy'amajya ngo arabwira ngo nimureke kubibwira Imana Mose geze kavugana n'Imana Bibiliya ivuga ngo geze kavugana n'Imana ibona kubona yari umugaragu w'Imana Bibiliya ivuga ngo yashyize Imana ngo akaba n'ikora mutima y'Imana yese kavugana n'Imana kuko umuntu azavugana n'umuntu Imana yigeze kubibwira Aroni na Miriyamu umusoro ngo bamubwira ishyari ngo iravuga ngo niba hari abandi bazavugana nabo ngo uzavugana nabo kuzindizira no kwiyereka no musozi no mu bitekerezo ngo ariko umugaragu wanje rwose siko biri ngo uzajya kuvugana nabo bakaba kubandi duhangaye amaso yacu Haleluya. Ngo Mose aravuga ko bazimana ngo aje mu ihema n'Imana y'abantu ngo amara gushika ngo Imana atabako basafye hadi baramushije kandi bafata abantu nanjye sisi babibaye none niye ngo Imana amubwira ngo bafite ihaki kuko bashingiye ku ijambo ry'Imana ngo bwenge baheze kugabanya bose. Haleluya. Ngo Mose wiguteka n'ahinduka mu Israeli nukuva mu ijambo ry'Imana bajyagezeho bishobora kuhindura amateka atari Imana ifashe abahagaze ku ijambo ry'Imana bakitwaza ijambo ry'Imana bakarwanisha ijambo ry'Imana bakishingikiriza ku ijambo ry'Imana kandi amateka yohinduka atari meza. Haleluya. Ngo Mose arahamagara n'abakobwa basifiyani baravuga ati nimuze gakondo yose n'ibintu muyihawe Bibiliya ivuga neza uhereye ngo iyo tariko rirahinduka ngo n'abagabo bacu bataraje bahungu abakobwa bagomba hafi kugabanya hasi nicyo nari kuvuga ngo babonye ukuri babona imbaraga kuko bashingiye ku jambo ry'Imana. Haleluya. Muri we uwo twizeye urasabira handi hamwe reba muri Zakariya no kuvuga ngo muri we uwo twizeye hariyo tumukura hariyo tumugabanamo ngiye gusoza no kuvuga ngo muri uwo nyine uwo nguwo hari n'ikuvuga ngo bikatuzaho dutureresha muri Zakariya urasabira Zakariya igice 2 usome mu murongo wa 3 usome mu murongo wa 4 mwumve biva muri we n'ejoje Zakariya igice 10 n'umurongo wa 3 usome n'umurongo wa 4 mwumve ko havuga mwumve ibintu bitoboka muri we Zakariya ibice 10 n'umurongo wa 3 n'uwa 4 ni mwumve ko bagiye gusoma translation uburakari bwanje bukongerejwe abungeri yego kandi nzahana amasekurume y'ihene yego kuko Uwiteka nyir'ingabo aje gusura umukumbi we kuko Uwiteka nyir'ingabo aje gusura umukumbi we ari mu nzu ya Yuda kuko bari babakisi kuri umukumbi w'Imana azabahindura nk'ifarashi nziza azabahindura nk'ifarashi nziza soma kuri kare muri we hazaturuka ibuye rikomeza imfuruka muri we hazaturuka ibuye rikomeza imfuruka muri we hazaturuka urubambo rw'ihene muri we hazaturuka imbaraga zizabamba ihene ni ukuvuga ngo ihene zikubaho aho itorero nitumara kumwubakaho ngo muri we hazaturuka urubambo rw'amba ihene ni ukuvuga ngo muri we hazaturuka imbaraga zidushikamisha urubambo ni ikintu basaga babambisha murabizi ni ikintu babambisha uruhu bakarurega ukamera ukuntu bagashyiramo intango ngo muri uwo nguwo hazaturukamo izo mbaraga ngo zizatuma itorero ry'Imana rihagarara. Haleluya. muri we hazaturuka n'umuheto w'intama ngo muri we kandi hazaturukamo n'umuheto imbaraga zo gutsinda intambara uwo ni tumwubakaho muri we muri urwo rutare twubatseho ngo hazaturukamo n'umuheto w'intambara wo gutsinda intambara kandi muri we niho hazaturuka abatware bose
hamwe. Dangiza uba. Tureke. Haleluya. Amen. Mureke bizaza. Niba twizeye ngo muri we n'ijambo ry'Imana ryageze ngo hazaturukamo ibuye rikomeze furuka. Nukuvuga ngo hazaturukamo ibuye rizubaka itorero. Muri we ngo hazaturukamo urubaho rwo kubambisha ihema ngo rihagarare, ihema rizima n'itorero. Nukuvuga ngo muri we nitumara kubona iryo buye rikomeze furuka tukagihagarara, ngo hazavamo imbaraga zibambisha ihema, hazavamo imbaraga zikomeza itorero. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zihagarika itorero ngo naho imiryango y'ikuzimu yakimuka kizabishobora. Nukuvuga ngo rifite urufatiro rihagaze. Icya gatatu ngo hazavamo ngo umuheto wo gutsinda intambara. Nukuvuga ngo mu itorero harimo imbaraga zigenda zitsinda urugamba. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana ngo tumenyesheje ngo ab'Imana mu bihe bya mbere. Nuko niba tubizeye tugahagarara kuri urwo rufatiro, tukizera urwo rufatiro, tukubaka kuri iryo buye rikomeze furuka. Ikibazo kiriho ni ugutekereza ko twubase kuri iryo buye atari ryo twubase. Niba twibwira ko twubase kuri iryo atari ryo turiho, hari umunsi umwe umuvu n'ibishitsi bizaza cyane bitaho bikagira ngo ariko niba ryo twubase muri we harimo imbaraga. Haleluya. Muri we harimo imbaraga. Uwo nguwo ni nde? Uwo nguwo ni Umwami Yesu. Uwo muri we harimo imbaraga zizatuma itorero ry'Imana rikomera. Cyari urufatiro ruriho keretse rwashyizweho n'intumwa n'abahanuzi. Bibiliya ivuze neza, iravuze ngo ntabwo mubakunda amabuye mazima. Twebwe tubereka amabuye mazima ateretse ku ibuye ry'urufatiro. Pawulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo niba ushaka kubaka kuri urwo rufatiro ngo umuntu azarebe ko yubaka. Umuntu azarebe ko yubaka. Bamwe ngo bakubakisha ibiti, abandi bakubakisha ibyatsi, abandi bakubakisha ibitegere. Ibyo bizaza ku ibuye ngo njyewe wahagarika igiti ku ibuye ngo bifata. Oya, ariko iyo uzanye kuri iki birakunda. Ni ukuvuga ngo turi amabuye matoya ariko duteretswe ku rufatiro runini. Turi amabuye akomeye ariko dufite igitare gihari. Twebwe turayandi mabuye ariya, nyamara ngo ibuye rikomeze ifuruka ni Umwami Yesu. Yari yabishyize aho ngaho natwe tugomba kunywa n'amabuye mazima. Itorero rimubatseho rizakomera, habemo ibihuhuta cy'agakoko bizaza n'imvura n'ibindagano bizahagarara. Turirimbe ya Yesu tuvuga mu kanisa lake Bwana Mungu wetu linalotendwa juu ya mwamba. Tusoleze aho ngaho. Bwana Mungu wetu linalotendwa juu ya mwamba. Why